yes twongeye kubashimira mwese dukomeza kugenda tubana umunsi kundi. Turagushimira wowe by'umwihariko uri gukurikirana iki kiganiro, wowe utarakora subscribe ubundi dukomeze kugenda tubana umunsi kundi. Ngira ngo murabumubona uwo tugiye kuganira uyu munsi na wundi ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe ya APR FC Byiringiro Lag. Muri make yanjye nkuvuze uko nkuzi, hari ibindi hose nta bindi n'ibyo ngibyo. Byiringiro Lag navuga ko uri umwe mu bakinnyi bakiri batoya u Rwanda rugendaho, ariko by'umwihariko turi mu bihe navuga ko bikomeye muri no minsi nk'umukinnyi ukiri mutoya, ndetse navuga ko atamaze igihe kirekire mu shampiyona y'u Rwanda. Urimo kwitwara gute kugira ngo ukomeze ugume ku rwego wari uriho muri ibi bihe bya covid? Murakoze kunakira. Bino bihe nyine dukora nk'ibisanzwe kuko hari porogaramu batwohereza dukora nyine nk'ibisanzwe ko nituyubahiriza tuzagumya tugume kuri ritmu twari turiho. Navuga ko iyi covid yajemo uri umwe mu rutahizamu ba APR FC bafite n'ibitego byinshi, ndakeka mbata ni nawe. Ntabwo ari njye, ni Dani. Wari umwe mu beza ikipe ya APR yari ifite. Wowe ku giti cyawe nyuma y'ibyo ngibyo ikipe ya APR ibaha, we hari ikindi bikoresha? nanjye ndakora ku giti cyanjye nyine uko igihe turuhuka nkata nanjye nkoramo ibyanjye ko nta mwanya mbona wo kuruhuka kenshi. Navuga ko ari ikintu cyiza ku bakinnyi navuga bakizamuka ndetse banagaragaza akazuza keza cyane. Lag, tugarutse mu buzima busanzwe, ubundi Lag ni umuntu ukinnyi ubayeho gute? Ubundi Lag bimeze gute? Umuntu ubayeho ndi umuntu nyine ubayeho bisanzwe kuko abandi babaho. Nshaka kubwira ubuzima bwanjye biki? Ubuzima bwawe bwa buri munsi. Lag mu gitondo abyuka agakora iki kugeza byibura ubyuka sangahe kugeza nimugoroba? Nimugoroba njyama nka saa 5. Abyuka reka duhere mu gitondo nibyo byaba byiza. mu gitondo abyuka mbyuka saa 2. Mwoga nkitunganya nyine nkatajya muri tize. Baduhaye iyo gahunda nyine happy baduhaye, namara kwikora nkaza nyine afata breakfast, byarangira nkaruhuka gatoya nkaza gufata lunch yarangiye nyine nkongera nkaryamaho gatoya, nkabyuka nkaza nkareba filime nyine tugeza ko nyine bwira kugira nze kuryama nijoro saa 5 zagera nkatandyama. nuko nguko buri munsi twumvishemo ibintu byo nta gusenga. nsenga ngiye kuryama tu, ubyutse ntabwo ubyibuka. Abapira bamubeshye kabisa. Ni umwe mu bakinnyi bavugisha ukuri atari bya bindi byo kuvuga ngo akora ikintu atagikora, ndetse navuga ko ari n'ibintu byiza cyane. Lag, nyuma y'ubwo buzima reka tumujyane noneho mu ikipe ya APR FC yawe. Buriya mu ikipe ya APR FC ngiye kukubaza utubazo tumwe tw'amatsiko. Ninde mukinnyi ukunda kubasetsa? Mugunga Yves. Mugunga Yves ni agaki mushaka kumwibukiraho kabasetsa cyane akunda gukora? Ubugoryi bwinshi mbure kandi ko mugotoza ngaha ariko ku ubugoryi bwinshi tu udusetsa. Hari temenzi akunda gukoresha yitwa umuhungu, sinzi niba kibifite, arimo guhamagara umuntu. Iyo yarashaje afite n'utundi twinshi. Nakaye kantu muzi wa come cyangwa nka tubiri wenda gasetsa cyane. Gasetsa cyane ntabwo nakubwiye ko namugotoje mumbabarire. Namabanga yo mwikipe. Namabanga tu, ariko wabigeza no ku bakunzi bawe ndetse oya namabanga tu, kuko hari buriya abakinnyi ubwabo mu bo ukuntu baba babayeho. Hari utuntu bakunda gukoresha nk'abahanzi by'umwihariko hano mu Rwanda, bakunda no kubishyira hanze amasirenge ngira ngo ujye ubyumva ukumva handutse nk'imvuga ikavuga ati wabagahe wa muhanzi umwe urimo kuzamuka Skype. Mwebwe nakaye kantu k'agasirenge no atari na Mugunga wenda nko mu ikipe ya APR agasirenge mukunda gukoresha ukahita uvuga ati kano kantu iyo tukabuze sadukora iki? Akayera Talama. Dukunda gukoresha cyane Talama. Nyine mundi ari Talama na Talamu. Talama nyine ubwo ni umuntu nyine no sinaba ni umuntu nyine
ushaka kuba talama ni umuntu nyine ukoze ikintu nyine neza talamu urumva ko mu nama nyine bitandukanye ubwo talamu nyine ni umuntu nyine ukoze ikintu nyine upinze tu fatuye ngo talamu ni ndumukunda gukoresha kubwira talamu cyane nyine ubwo umuntu akoze nabi ako nyine ko nabonye talama iyo umuntu akoze ikintu nabi atamuta talamu talamu wende ubwo mu ikibi aperi niwe bakunda kwita talamu kubera ko akenshi ubwo niwo ariko nanjye sibyo ko nanjye akazanye tu ubwo niyo mpamvu ubwo ni tumwe mu dusirenga abantu bari bazi ko no mu bakinnyi byanga bikunze tubamo uko buriya ni nka navuga ko uko iyo mubayeho kureba ni nka antena natwo ntabwo twabura utuntu nk'utwo cyangwa Imana imbabarire Imana imbabarire two nundi ko mugakoresha byagenze nyine umuntu akoze ikintu nyine wenda akora nk'ikintu wenda ugasha nyine sinzi ukuntu nakivuga tu wenda muzi ukuntu mbivuga kandi nsanzwe mbizi tumbabarire gusa nyine nabo turakoresha tunga Imana imbabarire wenda ushobora nko gutera umuntu utaka tuzabishaka cyangwa nk'ipost njya gafata ngatandika Imana imbabarire buriya ni mwe mu mukazi umuntu atamenya nyine ikintu ushatse kuvuga tu no muri vestiaire y'ikipe y'igihugu Amavubi ngo ho biratandukanye mwabaye benshi vestiaire ho biba bimeze gute nakahe kantu dukunda kumva ngo Bakame niwe basetsa cyane wewe kuri wowe ninde wundi atari Bakame ni wangu kabisa Bakame aranaguserereza tu ko nanjye nserera cyane wenda maze kumenyeramo gakeya ariko nagakinsereza nka mbere ariko asezerana cyane tu aranadusetsa ariko asezerana mu bya brag nyine nagamutima mubi tu nakahe gasenga noneho mu ikipe y'igihugu Amavubi yo mwagezemo mukunda gukoresha noneho nk'umuntu nk'urugero ninde mu bushize bari hamagaye mushyashya ba Yannick bari bashyashya bande batari kumenya nako ko Amavubi nyine umuntu wese yisangamo nagasenga ushobora gukoresha ku buryo atahita kurura wapi nako ko ntabwo bikunze kuba cyane ariko buriya naho buriya mumaranye nk'iminsi nka rokari yateye wenda byashoboka ariko ubu ngubu amara nk'amezi 3 mugabo guhura nta kantu mugari nako tugarutse nanone mu ikipe ya PRFC n'ubundi ubamo niyo tugiye kwibandaho ninde mukinnyi mwemera uvuga ati uriya muntu afite cyangwa se ari kubyanga amwita Nshuti Innocent Rurinda iyo amanutse hariya aba yifunze biba bimeze gute kabisa azi gutegura pe azi gutegura cyane kabisa mu bantu bambara neza ngenda mwemera no mu Rwanda hose mu Rwanda azi gutegura ariko anahindure nukuvuga aguma kudusa ahindure mbone nk'icumi nusubwo ariko ndamwemera tu nukuvuga ngo yaragiye kuri pose kudusitire tumwe ariko tumubere anahindure yambaye indi myenda yo kwambara inkweto zizamuye za buri gihe yambaye n'udukweto duciye bugufi ndende nimba bimubera ariko ngo ni ibintu bijye biranga abakinnyi b'Imusanze baturuka Imusanze ukuntu ngo bakunda kwambara inkweto zizamuye ngo none ari nini cyane aya arabeshya na Fiacre azazambara nimba amaguru adacika hari abakinnyi babiri njya nkunda kubona urugarutse kuri Fiacre ni umuntu usa nkaho atuje cyane umunyezamu wa kabiri ndakeka niba atari wa gatatu ndetse na Mutsinzi Ange abo bakinnyi bombi basa nkaho batuje muri public isanzwe y'abantu babareba no muri vestiaire niko bimeze muri ape uyu mwaka ukuntu bimeze tuba twisanzuye twese nyine turaganira tugahuza nta kibazo tu wenda wowe iyo ubabonye ubona nyine ari abantu nyine batuje ariko muri vestiaire bafite akavuyo ibintu nk'ibyo nyine Fiacre we cyane inshuti yanjye cyane kuko akenshi n'igihe turarana nyine akunda kurarana na Mugunga ariko nyine yagenda nk'abaraza nyine tukaganira ibintu byinshi tu Fiacre nyine we yanga umuntu umukoroga tu ako njya akenshi nkunda kumukoroga nyine cyane tu nuko ngo Fiacre na Ange nabo bafite reka dukoreshe bafite umunwa nabo muri baba bisanzuye tu ninde ubutuje cyane abayifunze mu bakinnyi bose mu ikipe yose uyu mwaka ntawe nkubeshye kuko twese twisanzura nawe pe n'ukuri twese kabiri wenda cyakora Sefu niwe rimwe na rimwe abayigize nyine mu papa ukuntu tu ubwo ubuzima bw'abakinnyi muri rusange ngira ngo ntabwo bamwe baba babizi wari ugarutse kuri Sefu niwe ukunda kwifunga noneho ninde uba uvuga ati uyu nguyu
mbega story nyinshi wari wambwiye ko Mugunga ari bubasetsa noneho umuntu kabisa buri ku muntu ku munwa none nyine Mugunga ko niyo tujye kuri match turi muri bus nyine ashobora kuva i Kigali avuga akajya aho tugiye avuga Mugunga ko nawe asa nkaho atuje cyane ubundi abantu batuje nyamara abantu batuje nibo baba ahubwo cyangwa okay Butera nawe aravuga cyane kandi ushobora kugira ngo aratuje Butera aratuje kandi aravuga cyane nawe bya bintu birimo amabanga menshi noneho iyo mugiye iyo muri local tuvuge murimo kwitegura ikipe ya APR ya Rayon Sport nk'ejo muzahura cyangwa se mumaze nk'iminsi nk'itatu muri kumwe ninde muntu uvuga ati iyo basonye kujya gufata icyakora ninde buri tayari cyangwa bayabasheka basona se n'imwenterina ubu twebwe muri groupe bandika ati kugenda saa 2 kugenda saa 8 n'igicubwo nyine urumva ubuzigiri bwagirira kandi wari tegeko nabo bavati ngo ndahaze sinagirayo nimba kurya ari saa 2 ubwo ni saa 1:50 taho twageze twise ninde mukinyi noneho ufungura mu ikipe ya APR bihagije kuvuga ati aba yakoze cyane iyo bigezeho nabyo biba ari akandi kazi abajya cyane nzi ni Yunusu na Nshuti no zarafa kura kugura gushaka ko ararya cyane pe arafunga mu ikipe cyane kabisa ninde twakwita nk'inyanda muri APR inyanda nta Kinyarwanda nzi neza inyanda ni umuntu tuvuga ubutarya ubutarya cyane bukuru Christophe shabira mugaragara bukuru buriya n'utwe tunakunda gufata nawe ukamuseka ubwa akunda gufata nyine nka kuri mugiye kwiyarura cyangwa se nimba banabarurira ukavuga ati ukuntu bimeze umva ukuntu bimeze sibyo buri inoza yose iri aho ngaho byandi biyarura ntago biri aho ngaho agenda akuraho tu akora duke ugasana no kwisana nta kintu kiriho kandi agiye akuraho nimba ari umuceri afata ibirayi afate nk'ibyo tu nimba bari gukorogana simbizi wewe wahita wishyira mu kihe cyiciro noneho cyo mu bantu bafungura mu kipe yewe njye rero sinzi nkunda kurya cyane nanjye tu uri ariko si umeze naho naboko ntabwo meze nk'uko njye nkunda kurya buri kanya tu ibyo nibyo bibaho rero se nkunda kurya buri kanya ngo ndarenda haza hari ubuzima bwa Cristiano Ronaldo niwe twigeze gukurikirana ikiganiro cye nsanga uko guhora kuri imyitozo kenshi cyane ngo ni umwe mu bakinnyi nawe bakubikora nk'uko ubikora we ashobora gufata ngo ibyo kurya ngo mu kanya tuvuge nka pompage mu kanya amara gukora utundi tuntu gutya afata ibindi byo kurya nanjye nukomeza tu njyewe nshobora kubyuka saa 8 nka 10 z'ijoro noneho tugaruke none ninde mu ikipe ya APR FC ufite umwuka uhagije tuvuge iyo mugiye gukora imyitozo y'ingufu umbarenga nta n'umugaruka nawe no kwiruka byose ninde ukunda gusigara inyuma cyakora ni ntabwo nakubeshya ni njyewe tu akenshi irage mu ikipe ya PS iyo bavuze ngo ibintu bya speed nyinshi cyane shawapi ntibazahimbaza speed nyinshi cyane ntibazahimbaza byo kukanga gutya ngo turirukanse turasiganwa cyakora wenda kuri baro tu ntabwo wansiga ubwo ni ubuzima tundi mu ikipe ya APR FC lag ngira ngo hari nibyo abantu ntabwo bakunze kumenya ubwo buzima ariko hari akandi kantu mfitiye amatsiko mu ikipe ya APR buriya ninde mukinyi ukunda umutoza wanyu asa nkaho afite igitsure Elad kandi no kubigaragara hanze abantu bamukurikira ni ibintu bigaragara ninde ukunda kumushotora mutera tu black mu ikipe ya APR n'undi ni Mugunga z'igifaransa cyinshi oya nta by'igifaransa nyine atera akablack ukuntu nta gifaransa Mugunga zina cyitope atera agafaransa ukuntu wenda afite ko yari uzi igifaransa atamusobanurira tu Mugunga numva yari Mugunga nyine atera black tu none nshobora mwikundira kubera nyine black gusetsa none reka mugarure none ku buzima bwa turaza kuba tugaruka n'ubundi iki kiganiro cyacu tuba tubwiye n'abadukurikiye ni ukwibanda cyane mu tuntu tundi tumwe mutazi
mu ikipe mw'imbere z'abakinnyi babayeho. Ubu turimo kuganira na Byiringiro Lague rutahizamu mu ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Barimo kudusangiza ubuzima by'umwihariko bwo mu ikipe ya APRFC buba butazwi n'abantu benshi cyane. Reka tugaruke mu buzima bwawe bwite. Mu minsi ishize duheretse kubona umwari w'inzobe kuri Instagram. Mbanza ni nayo ifoto iheruka nimba nibuka neza. Amakuru ya mwari. Ameze neza narema. Ameze neza kabisa. Uriya mwari yaba ari umwe rukumbi cyangwa hari ukundi bimeze? Nimba hari abandi nereta bazanyange. Muri wenyine. Mubwira abadukurikiye nyine njye ndavuze ati nimba hari abandi bazi nereta. Nimba hari abandi bazi nereta bazanyange. Bazakwanga ndabyemera. We ntabwo bihisha. Ndetse no kwerekana umuntu kuri no kumupostinga no kwerekana ko ibintu byawe ugomba uri proud ye, namwerekana izina rye tumumenye, tujye kumureba. Abantu hari n'abafana bawe batamuzi ndetse n'abandi bafana b'ikipe ya APR bajye kumureba. Ubundi uwo mwari Lague yaduhitiyemo bitebye. Murashaka izina rye? Amwita Kelia tu. Kelia. Kuri Instagram yitwa Kelia gusa. Kelia Rwandeze. Kelia Leiva. Kelia Leiva. Uwo mwari nge nararebye ibyo nabonye nasanze ari correct vraiment. Nakoze cyane. Mumaranye iminsi ingana gute cyangwa se igihe kingana gute? Sanamenya ngo ngiye ari gusa ni imyaka myinshi ko ikintu kirenze umwaka umwe urumva ko bibaye imyaka nyine myinshi. Ubwo ni imyaka myinshi tu. Ni imyaka myinshi. Mufite na gahunda nziza? Nibishaka izaba nziza ngo tubyifuza tu. Ubu baramwe mu gihe kingana gute ko buriya abakinnyi buriya bari mu bantu babona by'umwihariko nkawe, mu bantu babona amafaranga mukiri bato. Iyo ugize amahirwe kariyeri yawe ikagenda neza, cyangwa se mubona amafaranga mukiri bato, kandi iyo ubonye amafaranga mukiri bato, imipangu yawe kuri Kelia iyo imeze gute muri ino myaka? Nena imipangu mfitanye nawe gusa nyine nakubwiye Imana idufashamo nyine imipangu yacu izaba myiza ngo tubyifuza twese. Reka dutegereze ubwo ngubwo naho gusenga. Ikibazo se kudasenga mu gitondo ubwo ngubwo nshobora kudasenga mu gitondo ariko nsenga. Iyo usenze byose urabyibuka. Naza Kelia ubwo ngubwo nawe aze kuba byumva azahite agufasha amasengesho mu gitondo byansengera nawe mwuzuzanye. Reka tube tumuvuyeho, wenda tunabifurize n'amahirwe masa mu rugendo rwanyu. Bene ntabwo biba byoroshye ko umukinnyi uba ukurikiranwa cyane, wenda nta bandi bajya kubona akamesaje utabizi bashaka kwataka bakora Kelia mu kibuga. Ako ntabwo babura amana, ntabwo babura nyine byo kwirengagiza, ntabwo babura, ariko nyine umuntu afite ukuntu nyine abitwara tu. Iyo wamaze kuhitamo n'amahirwe masa, n'amahirwe tukifurije n'ubundi amahirwe. Reka ikibazo rero umuntu ajya kumva akabazo karaje, ariko reka tube tumuretse Kelia. Lague noneho mugarure nanone ukiri muto. Lague ukiri muto nakaye kantu ukunda gukora kagusetsa. Ushobora kuba warabibajwe wenda n'undi munyamakuru, ariko akantu bakuziho hari abakuriye muri kayitsi. Akantu akunda gukora njye kansetsa, nubwo nyine natekereje ne kansetsa tu. Nye kera nyine mu rugo tu babaga wenda batetse ibishyimbo, kumva byahiye nyine ngafata nyine mu bishyimbo bishyira mu mufuka nakuri nyine tu ngagenda mu muhanda nyine mbudye kujyaho tu. Niyo mbitekereje nyine biransetsa cyane ukuntu nakoraga tu. Cyakora nabo ni akantu gashimishije. Ku ishuri nimba ubundi banza tubwire amashuri yaho bimeze gute kugira ngo mbone ko nkora. Manje ndiga tu. Ubundi urakiga? Reka mugore mu bihe bya primaire n'ibyo byabye. Mu bihe bya primaire wari umwana umeze gute? Muri primaire hari abana baba baciretse bataramenya, mbega navuga ngo bakifite mu bwoba. Hari n'abandi bana bari mu Kigali cya kindi cy'akavuyo. Aho ngaho n'aba benshi tukunda kuba turi bakina umupira. Wowe wari mu Kigali? Nandi muri icyo cy'akavuyo.
cyakavuye wowe wakunda kuburira hehe cyangwa se bavuga ati rage yagiye hehe wakunda kuba urimo kubarizwa kuba wenda wakaruse byagenze gute ku ishuri udahari muri primaire wabaga wagiye nabaga nagiye kwikina umupira tu kuva kera niba ndi mu maraso tu umupira narasohoka nkatangira kwikina umupira ntabwo wabasha kuba wabizira mu rugo numva ntabwo byabura dusangize baje kubyumva ryari kuko ntabwo bagukubitaga inkoni ni ryari wakubiswe inkoni wagiye narakubiswe cyane kwezi ibintu by'ishuri narakubiswe cyane pe inkoni utazibagirwa zishobora kuba ari nazo uvuga ati uno munsi byari byagenze gutya duhereza iyo story ikunda byagenze inkoni nazibagirwa naratorotse njya gukina nyine Kimisagara kuri Maison Espera biri aho ngaho nyine baramfata mu rugo nyine natorotse baragenda mu rugo ngo tacyara kirete kweri noneho batabanze ku ishuri nabo batizindi none ntabwo nazibagirwa tu wakubitwaga nande mu rugo na mere nyuma yaho ukimara gukubitwa icyo gihe byahise wese n'ubundi kubera nyine byari bindi mu maraso byakomeje nyine gutyo tu barangiza nyine banyakiriye noneho mama yaje kwiyakira ryari avuga ko abana benshi bakura bakina umupira mama yaje kwiyakira ryari avuga ati uriya mwana ntakundi nanayamanitse kwiyakira ko nyine avuga ati genda ugerageze ntakundi nyine igihe bya bintu bya peri bivuga nyine tu yuko nshaka najya no mu mwaka wuhe ejo ni 2018 ugiye kwinjiramo n'ejo bundi ngiye mu isonga muri Cote d'Ivoire niho yahise avuga ati bya bintu ingirakamaro tu nibyo bifite akamaro ubwo uwo munsi ariko byari byageze no ku mufuka byari bimeze gute urumva nyine byageze ku mufuka nahe mafaranga wahise wakira ako kanya uvuga ati aya ndayafashe aya mbere nafashe ni Fred Mission nyine njya muri Cote d'Ivoire bari 270 bamupfukijemo ibiceri nyine tu niba bayahaye cyangwa ni njyewe Fred Mission n'umukinnyi ya bamupfukijemo nyine tu abati kweri ati wa mungu wanjye ushobora kuba byaje nyuma yaho kugira ngo none ahita kumpima ubwo ni mu ikipe ya kabiri uriya munsi hashize iminsi ho wabitubwira ko niki cyahise gituma nawe yamanika nawe yemera nuko nyine ari we wasinye akanamana akaba ari nawe baha amafaranga tu bamuhaye amafaranga ngaho icyo gihe bamuhaye ngaho miliyoni 3 gutyo ko yakubona njya mu ntare ko banje mu ntare tu bamuhaye miliyoni 3 nawe umushahara icyo gihe ubu byarahindutse njye nafataga naragiraga mu kademi ntabwo uhembwa natangiye guhembwa ngeze muri aperi nkuru aperi nkuru niho ukiyigeramo bwa mbere umushahara wawe ukiwufata mu rugo byahise bihinduka byahise bihinduka cyane umushahara w'icyo gihe apana ubu ngubu ndabizi mukunda kubisha w'icyo gihe wowe wari nkangahe ubu ngubu ntabwo mwibuka ntabwo mwibuka pe wari mwinshi se nyine wari mwinshi ko ikintu bakiguhaye ukishimye aba ari cyinshi wawutinze wose wamazeho igihe gito kugira ngo utaba wibuka wenda muri ino minsi cyane nawutinzeho nyine tu niyo mpamvu nari kubyibuka nawutinzeho pe icyo uzi icyo wari mwinshi wari mwinshi kandi umajije ako kabazo ko umushahara biba bigoye kugashyira hasi ntabwo njyewe mbyibuka nabikubwira ko kuba nabyibuka ntabwo nabikubwira nkubeshye tu gusa ni muri magana bya bintu bisa ababyeyi badukurikiranye ngira ngo bafite n'abana babo murumva ko mu mupira harimo akantu nize nama wagira ababyeyi nk'uko mu buzima wakuriyemo ntabwo byari byoroshye ariko wagumye gustruggle gusa nyine nimba mvuze ati ngo nangaga ishuri nyine njye cyo navuga nimba wenda njye ibintu by'ishuri bitaramiriye ntabwo mvuze ngo ababyeyi babo nabo nyine ngo babareke bajye gukina ngo ishuri ngo barireke icyo nababwira nyine byose ni ukwifatanya ariko buri shuri nyine ni ingenzi tu kuri ubu ujya ubona ko ujya ubikenera rimwe na rimwe nk'umuntu ubirimo noneho aho uri muri ubu buzima bw'umupira w'amaguru ndabikenera kuko n'ubundi mbirimo kuko ishuri ni ingenzi cyane kuko wenda hari igihe kariyeri yawe iba ngufi rya shuri riza nyine rikagufasha ubu ugezemo kangahe 6 byarangiye ubu ngubu nawe ugiye gusibira
ubona ko warasibiye narasibiye narasibiye tu. wenda tunagana ku musozo tugarutse mu ikipe yawe ya APR FC mu minsi yashize hari amakuru yavuzwe cyane by'umwihariko ati Lag agiye kujya mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo bintu byavuzwe ni ukwiye kuri wowe ngubu? Iyo kuri wo niko ibyo bintu byavuzwe bitari byo, kuko njye nafite contrat muri APR nayo nyifitemo n'ubundi, urumva rero nta kintu nabona kubwira n'ikipe nyifitemo amasezerano. ubu ngubu amakuru ahari yuko waba waramaze gusinya amasezerano mashya, nibyo? Wapi njye n'amasezerano ndasinya, ndacyafite contrat. Wenda abayobozi bifuje ko nongera amasezerano nayongera nyine tu. Ubu usigaje contrat y'imyaka ingahe? Nsigaranye contrat y'umwaka umwe, cyeka wenda niba nsinyisha tu, niba kunsinyisha. Ariko n'ubundi urabona ko nta handi wajya hano mu Rwanda, cyangwa n'ubundi wanahindura hagiza undi uza akuganiriye neza? Nawe n'ibitekerezo mfite byo kugenda mva mu ikipe mu Rwanda njya mu yindi tu, cyangwa wenda mbonye nk'ikipe hanze. Yego. APR FC ku mutima kabisa. Lag gira ngo kuri ubu ngubu niye gahunda noneho by'umwihariko tunasoza ubutumwa bagenera abakunzi b'ikipe ya APR na gahunda zawe muri rusange ubu ngubu uhugiyeho muri no minsi? Gahunda zanjye mu gihe nyine ni ugukora nk'ibisanzwe kugira ngo naza Champions League ndakeka ari bizatiza itazaza nyine ritime yanjye iri hasi nyine. Na gahunda napanze zo kwitwara neza muri Champions League kugira ngo mbone aho ikipe nifuza kugeramo bigapfa. Ni ugukora nk'ibisanzwe. Yego, gukora nk'ibisanzwe nyine gahunda ya buri munsi. Ubutumwa n'abafana ba APR nuko nyine aguma nyine badushyigikira batuvugisha nta kibazo. Nabo nk'uko turi kwitegura Champions League nyine nabo biteguye gufana nyine Champions League tu. No kutuba hafi cyane. Yego, tugushime cyane kuba twakiriye no mu rugo rwawe rwiza cyane. Utabenda dushaka kuzagaruka, ariko abakunzi bacu ngira ngo baraza kuduhereza ubutumwa munsi. Bakubwira ati nimba tuzakora part 2 ya Lag nimba yabashimishije. Nta kibazo, mwakoze nimba wenda mubona mfite urugo rwiza, murakoze cyane. Nta kandi kari kigisha n'umwana wanjye bamwita Donia nuwe cyangwa bya n'umuturanyi. Donia afana APR. Iyo watsinze n'ikintu ajya gukorera nta kintu ajya bimenya, nabyo amenya anzaseka. Tugushimiye cyane Lag. Murakoze. Donia amazi.